Kwihangana ni ugukomeza gutegereza ufite icyizere. Abagaragu ba Yehova bakeneye kwihangana kurusha mbere hose, kubera ko turi mu minsi y'imperuka kandi ibintu bikaba bigenda birushaho kuba bibi. Urwandiko rwa kabiri rwandikiwe Timoteyo, igice cya 3, umurongo wa 1 kugeza ku wa 5. Tubana n'abantu bikunda, batumvikana n'abandi kandi batazi kwifata. Abantu nk'aba kenshi ntibamenya kwihangana. Ubwo rero byaba byiza buri mukristo yibajije ati, ese nanjye kwihangana birangora nk'aba bantu? Kwihangana by'ukuri bisobanura iki? Nakora iki ngo ngaragaze uwo muco uhebuje mu mibereho yanjye yose? Kwihangana bisobanura iki? Muri Bibiliya, ijambo kwihangana risobanura ibirenze kwirengagiza ikibazo umuntu ahanganye nacyo. Umuntu ufite uwo muco ukomoka ku Mana akomeza gutegereza afite icyizere. Ntiyitekerezaho, ahubwo atekereza n'uko uwamuhemukiye yiyumva. Niyo mpamvu iyo umuntu uzi kwihangana akosherejwe cyangwa ashotowe, adatakaza icyizere, ahubwo yumva ko icyo kibazo kizakemuka, akongera kubana amahoro n'uwo bafitanye ikibazo. Ibyo byumvikanisha impamvu mu bintu biranga urukundo bivugwa muri Bibiliya, umuco wo kwihangana uza mu mwanya wa mbere. Urwandiko rwa mbere rwandikiwe Abakorinto, igice cya 13, umurongo wa 4. Ibisobanuro bigira biti: umuco w'urukundo twawusuzumye mu ngingo ya mbere muri izi ngingo z'uruhererekane zisobanura imbuto z'umwuka wera w'Imana. Ibisobanuro birarangiye. Ijambo ry'Imana rinagaragaza ko kwihangana ari imwe mu mbuto z'umwuka. Abagalatiya, igice cya 5, umurongo wa 22 na 23. None se twakwitoza dute uwo muco? Uko wakwitoza umuco wo kwihangana? Kugira ngo tugire umuco wo kwihangana, tugomba gusenga Yehova tumusaba umwuka we, kandi aba yiteguye kuwuha abamwiringira n'abamwishingikirizaho. Nubwo umwuka w'Imana ufite imbaraga nyinshi, ntitugomba kwiyicarira gusa, ahubwo tugomba gukora ibihuje n'amasengesho yacu. Ibyo bishatse kuvuga ko dukora uko dushoboye kose, tukagaragaza umuco wo kwihangana buri munsi, kugira ngo ushinge imizi mu mutima wacu. Icyo gihe nabwo ariko bishobora kuba ngombwa ko dukora ibirenze ibyo kugira ngo tuwuhorane. Ni iki kindi twakora? Tugomba gusuzuma urugero rutunganye rwo kwihangana Yesu yagaragaje kandi tukamwigana. Igihe intumwa Pawulo yavugaga ibya kamere nshya ikubiyemo n'umuco wo kwihangana, yaduteye inkunga ati, mujye mureka amahoro ya Kristo ayobora imitima yanyu. Abakolosayi, igice cya 3, umurongo w'10, wa 12 n'uwa 15. Dushobora kwemera ko amahoro ayobora imitima yacu twigana Yesu, tukiringira tudashidikanya ko Imana izakemura ibibazo mu gihe gikwiriye. Nituba dufite icyizere nk'icyo, nta kintu na kimwe kizaba ngo tunanirwe kucyihanganira. Nubwo twifuza cyane kuba mu isi nshya Yehova yadusezeranyije, iyo dutekereje ukuntu twihanganira, bituma natwe turushaho kwihangana. Ibyanditswe bigira biti, Yehova ntatinze isezerano rye nk'uko bamwe babona ibyo gutinda, ahubwo arabihanganira kubera ko adashaka ko hagira n'umwe urimburwa, ahubwo ashaka ko bose bihana. Urwandiko rwa kabiri rwa Petero, igice cya 3, umurongo w'9. Ese kubona ukuntu Yehova twihanganira ntibyagombye gutuma natwe twihanganira abandi? None se ni ryari tuba dusabwa kwihangana? Igihe umuntu aba asabwa kwihangana. Buri munsi duhura n'ibintu byinshi biba bidusaba kwihangana. Niba hari ikintu cy'ingenzi ushaka kuvuga, bishobora kuba ngombwa ko wihangana kugira ngo udaca abandi mu ijambo. Ushobora no gukenera kwihangana mu gihe hari abakristo bagenzi bawe bakunda kukubabaza. Aho kugira ngo uhite urakara, byaba byiza utekereje ukuntu Yehova na Yesu bihanganira intege nke zacu. Ntibibanda kuri buri kosa dukora, ahubwo babona imico myiza dufite, bagategereza bihanganye ko tugira ihinduka. Nanone tuba tugomba kwihangana mu gihe umuntu adushinje ko hari ikintu kibi twavuze cyangwa twakoze. Akenshi twese duhita turakara tukisobanura. Ariko ijambo ry'Imana ritubwira ko ibyo bidakwiriye. Rigira riti, uwihangana aruta uwishyira hejuru mu mutima. Ntukihutire kurakara mu mutima wawe, kuko kurakara biba mu mutima w'abapfapfa. Umubwiriza, igice cya 7, umurongo w'8 n'uw'9. Bityo rero, no mu gihe umuntu adushinja ibinyoma,
tugomba kwihangana tugatekereza mbere yo kugira icyo dukora. Uko niko Yesu yabigenzaga iyo abantu bamushinjaga ibinyoma. Ababyeyi bagomba kwihangana cyane kugira ngo bashobore gukosora abana babo mu gihe batangiye kugira imyifatire mibi cyangwa ibyifuzo bidakwiriye. Reka turebe ibyabaye kuri Matiyasi ukora kuri Beteli yo muri Skandinaviya. Igihe yari akiri ingimbi, abanyeshuri bagenzi be baramusererezaga cyane kubera imyizerere ye. Mbere, ababyeyi be ntibari babizi, ariko babonaga ingaruka byageraga ku mwana wabo kuko yatangiye kwibaza niba koko yari mukuri. Se wa Matiyasi witwa Girisi yaravuze ati, byadusabaga kwihangana cyane. Matiyasi yajyaga atubaza ati, Imana ni nde? None se twemezwa n'iki ko Bibiliya ari ijambo ry'Imana? Ni iki kitwemeza ko Imana ari yo yadusabye gukora ibi n'ibi? Yajyaga anabwira se ati, kuki nazira ko numva ntashaka kwemera ibyo mwizera? Girisi yaravuze ati, rimwe na rimwe umuhungu wacu yabazaga ibyo bibazo arakaye, ariko atarakariye nyina cyangwa njye, ahubwo arakariye ukuri kuko yumvaga ariko kumuteza ibibazo. Girisi yabyitwayemo ate? Yaravuze ati, njye n'umuhungu wanjye twajyaga twicara tukamara amasaha menshi tuganira. Akenshi namutegaga amatwi, nkanyuzamo nkamubaza ibibazo kugira ngo numve neza uko yiyumva n'uko abona ibintu. Hari igihe namusobanuriraga ikintu nkamusaba gufata umunsi wose wo kugitekerezaho, tukabona kongera kuganira. Ikindi gihe, namubwiraga ko nkeneye kwampa iminsi runaka yo gutekereza ku byo yambwiye. Kuganira kenshi byatumye Matiyasi agenda asobanukirwa inyigisho zimwe na zimwe, urugero nk'incungu, urukundo rwa Yehova, no kuba ari we ukwiriye kudutegeka, kandi arazemera. Byafashe igihe, kandi akenshi byabaga bigoye, ariko yatangiye kugenda akunda Yehova. Njye n'umugore wanjye dushimishwa cyane nuko twihanganye tugafasha umuhungu wacu mu myaka y'amabyiruka bikagira icyo bigeraho. Mu gihe Girisi n'umugore we bafashaga umuhungu wabo, bari biringiye ko Yehova atazabatererana. Girisi yashubije amaso inyuma aravuga ati, nakundaga kubwira Matiyasi ko kubera ukuntu tumukunda cyane, njye na nyina dusenga Yehova kenshi tumusaba ko yamufasha akumva ibyo tumubwira. Abo babyeyi bashimishwa cyane no kuba baragaragaje umuco w'ingenzi cyane wo kwihangana. Abakristo b'ukuri baba bagomba no kwihangana mu gihe bita ku muntu wo mu muryango wabo cyangwa se inshuti yabo irwaye indwara idakira. Reka dufate urugero rwa Ellen nawe uba muri Skandinaviya. Mu myaka 8 ishize, umugabo wa Ellen yaturitse imitsi yo mu bwonko inshuro 2, ubwonko burangirika cyane ku buryo adashobora kugira impuhwe, kwishima cyangwa kubabara. Ibyo bituma Ellen avunika cyane. Yaravuze ati, binsaba kwihangana no gusenga cyane. Yongeye ati, umurongo umpumuriza no mu Bafilipi igice cya 4 umurongo wa 13 hagira hati, mu bintu byose ngira imbaraga binyuze kumpa imbaraga. Izo mbaraga nizo zituma Ellen akomeza kwihangana, yiringiye adashidikanya ko Yehova azamufasha. Jya wigana umuco wa Yehova wo kwihangana. Yehova niwe watubereye urugero ruhebuje mu birebana no kwihangana. Mu ijambo rye harimo inkuru nyinshi z'ukuntu yagiye yihangana cyane. Reka dufate urugero. Yehova yakoze iki igihe Aburahamu yamubazaga ibibazo byinshi ku mwanzuro yari yafashe wo kurimbura Sodomu? Mbere na mbere, Yehova yirinze guca Aburahamu mu ijambo. Ahubwo yateze amatwi yihanganye buri kibazo Aburahamu yamubazaga, akumva impungenge afite. Hanyuma Yehova yagaragaje ko yumvise Aburahamu, asubiramo impungenge yari afite, kandi amwizeza ko atazarimbura Sodomu nahabona abakiranutsi 10. Yatanze urugero ruhebuje mu birebana no gutega amatwi bihanganye no kutihutira kurakara. Kwihangana n'umuco w'ingenzi cyane uranga kamere nshya abakristo bose bagombye kugira. Nitwihatira kugira uwo muco w'agaciro kenshi, tuzubahisha Data wo mu ijuru twitaho kandi wihangana, kandi tuzaba mu bazaragwa amasezerano binyuze ku kwizera no kwihangana. Abaheburayo igice cya 6 umurongo w'10 kugeza ku wa 12. Igice kirarangiye.